Hello, bimeze bite guys? Nizere ko mumeze neza abantu mwese mudukurikiye, mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira mukabihereza agaciro. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Nizere ko mumeze neza. Uyu munsi dufite ibintu byinshi cyane tugomba kuganiraho. Ni Eliwine nk'ibisanzwe kuri Royal Family TV show. Nizere ko mumeze neza abantu mwese. Nizere ko mwakoze subscribe, kandi abantu batarayikora namwe mugombe mu bitekerezo muyikore neza. Nizere ko uyu munsi ari bosana. Dufite ibintu byinshi cyane byo kuganiraho. Twari tumaze iminsi myinshi turi mu bintu bya baroki n'ibiki, ariko uyu munsi hari amakuru mashya. Uyu munsi hari ibintu bishyashya bigomba kuza kwikubitamo. Hari ibintu bishyashya nyine bigomba kuza kuvangavanga ibintu. Ubwa mbere numvise umukozi cyangwa umuntu usanzwe ajya kurega ikigo gikomeye cyane nka MTN. Ubwa mbere ibyo bintu bibaye, ariko turaza kurebera hamwe uko bimeze. Uwo bita super manager yajyanye mu rukiko MTN ayirega kuba yaramwambuye miliyoni 360 z'amafaranga y'u Rwanda, dore ko ngo yari yabakoreye akazi gahwanye na miliyari 10. Ubwo urumva ko bagomba kumwishyura uko byagenda kose. Aho ngaho ni ku ruhande rwa ibijyanye n'itumanaho. Jihad Jobundi yararize, baramubwatirikurizwa n'iki. Arabwira ati ngiye ibyo ndashaka guhura na sheri wanjye rimwe gusa. Abantu bose barasavuga ati se sheri wawe ko deruka ukorana n'abagabo gusa, sheri wawe ninde? Ibyo ngibyo nabyo turaza kuba twabigarukaho, twabishyiraho umucyo. Nk'ibintu bimaze iminsi bicaracara rero, ejo Irene yasohoye episode ya 2 kuri filime yiswe Isereri. Nizere ko abantu muri kuyikurikirana muri kwireba. Ikigaragara cyo nuko yamaze kubisereri mu bantu. Nizere ko mumeze neza abantu mwese tubana mu buzima bwa buri munsi. Abantu mwese tubana guhera mu gitondo kugera nimugoroba, guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru, guhera mu kwa mbere kugera mu kwa 12. Nizere ko mumeze neza. Twaje tubabwire ngo ese ibya MTN na super manager byagenze gute, byarangiye gute, dore ko ejo aribwo bari mu rukiko. Guys, twagarutse tuje kumenya ngo ese bimeze bite. Hari akandi kantu mutigeze mumenya ko mu vanzi w'imiziki Toxic urumogi basanze mu rugo rwo kwa Toxic. Ibiro 8 by'urumogi. Na rumwe ngo ntago baribaza ahantu byagiye, ntago bazi ngo byajyanywe nande, byagiye byahereye. Bimwe biri gushinjwa abayobozi, ibindi ntago baramenya ngo ese bimeze bite, byagiye. Gusa bari kugenda bashinjanya. Turaza kubigarukaho nyuma mu kanya kari buze kuza. Super manager yajyanye MTN mu rukiko ejo hashize, bari kuburana. Nago gusa arasohoka umwanzuro uko byarangiye cyangwa uko bigomba kugenda, ariko we yaravuze ngo yanze agasuzuguro MTN yampaye ikiraka ngomba kubakorera kirimo miliyari 10. Bagomba kumeza miliyoni 360, bagomba kumuha miliyoni 300. Ariko bitewe ngo n'indishyi z'akababaro n'ibiki byose bagomba kuba miliyoni 360. Uwo ni super manager. Akazi yaba yarakoze kageze aho bamuhemba miliyoni 360. Ubwo namwe murakumva nibijyanye n'itumanaho rya MTN. Ariko tukongera tukibaza tukavuga ngo iki ni gute ikigo gikomeye nka MTN gishobora kwambura umuntu umwe ku giti cye. Byora ari company kuri company, aho birumvikana. Ariko ntabwo twiyumvisha ukuntu MTN yambura umuntu miliyoni 360 amafaranga make kuri iyo kampani cyane. Tuzikari make. Bigomba rero kurangira. Ubwo tugomba kumenya ngo ese ninde ugomba gutsinda, ninde ugomba gutsindwa. Gusa byose tugomba kubikurikirana tukabamenyera. Mu rugo rwo kwa Toxic, wa musore wacu wakatiwe imyaka 2 agatabwa miliyoni 1 y'ihazabu, bahasanze ibiri 10 by'urumogi. Ariko nyuma y'uko ibyo biri 10 by'urumogi babihasanze, na nubwo nta uramenya ngo byagiye. Abantu barabishatse barabashaka hanje ibyo bintu byagiye barahabuze. Baravuga se ni leta yaje kabitwara cyangwa n'abaturage baje bakabijyana. Ariko nyuma yaho uwo musore yarafunze, bivuga yuko ngo hari abantu benshi cyane yajyaga yohereza kwa kundi baba bagiye kumasura, abajyaga yohereza akagenda bakabagira
bo bakagenda bacuruza. Gusa ntabwo haramenyekana abasore bari gukora ibyo ngibyo gusa, ariko abasore ngo barahari. Ibi ni byo kwa Toxic, nyuma y'uko yagonze umupolisi agahita yitaba Imana, byaje kumuviramo kumufunga imyaka 2 agatanga n'ihazaba ya miliyoni 10 ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza. Ni Eli Wayne ahangaha kuri We Are Family. Subscribe ubundi tukakomeza tukagendana 5 kuri 5. Makuru yiriwe ku mbuga ejo acaracara ni amakuru y'umunyamakuru warize ambe umwinfluencer ufungiye muri gereza y'Amageragere, uherutse kurira asaba yuko byibura bamuhuza n'umukunzi wiwe bitewe n'uko ngo yaramukumbuye cyane. Abantu benshi cyane bahise bamumenekera icyarimwe bavuga uyu muntu ko tuzi ko ateretana n'abahungu byaje kugenda bite ngo yisanga afite umukobwa bakundana yitwa Jihad. Nyuma yaho bamusohoreye mu modoka akaza yubitse umutwe akajya mu rukiko, yagerayo agasaba yuko bamuhuza n'umukunzi we byibura akamurebaho ku ishuri imwe gusa, kuko ngo yaramukumbuye bya hatari. Abakomedi igihe cyose muramuri abakomedi, ariko ibi ngibyo ntari ibintu byumvikana, ni ibintu bibaho. Gukumbura umukunzi wawe ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bibaho. Nizere ko mumeze neza. Filime ikomeje kuba isereri mu baturage no mu baturanyi, yakomeje kuvugisha abantu batari benshi. Niyo filime ya mbere aka kanya iri on top iri kugoyinga viral bya danje. Niyo filime ya mbere iri kurebwa muri aka kanya ngo tugiye nko kuri Video Mark twasanga iyo filime ari iyoboye, kuko filime yitwa Isereri yamaze, usibye no kuba yitwa Isereri ahubwo nayo ubwayo iri guteza isereri mu mitwe y'abana b'abantu. Zani Eli Wayne nk'ibisanzwe ahangaha kuri We Are Family TV show. Nizere ko umeze neza. Yewe turacyari ku bana, turacyafite iminota 10 yo kubitekerezaho, iminota igeze ku 10 yo kugenda tubirebaho uko ibintu bimeze. Hari akantu kiganiro ni Showbiz Today. Iteka ryo gukora ibintu byiza udategereje inyungu z'ako kanya, wowe uzajya ukora ibintu byiza kuko uzi ko wenda kuko uzi ko ibyo bintu ari byiza gusa, udategereje inyungu zizakuvira muri ibyo bintu. Abantu benshi cyane dukunda gukora ibintu tutitaye ngo ibiki, ariko buriya ugiye ureba byibura ikintu wowe ufite kigomba kubaho kuko hari, cyangwa ikintu gifite ikintu kigufata nkaho uri ingenzi. Icyo kintu wowe ushaka wajya ugikora utitaye, udategereje inyungu cyangwa udategereje ibindi. Ariko abantu benshi cyane dukunda gukora ibintu dutegereje ko tugomba kubona inyungu y'ako kanya. Tubamo twese n'ibitaro turwariyemo, buri wese aba afite imiti yandikiwe na muganga, apana imiti kunywa imiti y'undi muntu. Iyi Mana rero niyo Mana iba yarakwandikiye imiti yawe ku giti cyawe. Nta muntu muri iyi si uzigira ufata imiti yawe ngo abe ari yanywa, cyangwa ngo ufate imiti y'abandi bari yanywa. Wapi, iyi si rero ni ibitaro buri wese arwariyemo, kandi buri wese afite indwara ye, kandi iyo ndwara ikaba ifite umuti wayo. Ni ibintu utagomba gukwepa, utagomba no kugira ku ruhande. Rero ushaka wajya urwara witeze yuko imiti iramutse ugushiranye nta wundi muntu wafata imiti. Hari akandi kantu mujya mukunda gukinisha. Iyo diyama iri mu mwanya utari uwayo, ifatwa nk'ibuye risanzwe kandi ridafite agaciro. Gusa iri mu mwanya wayo wa nyawo, nibwo hita rigaragara yuko ari diyama. Abantu mwese twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje, nizere ko mumeze neza.
ndabakunda cyane abantu mwese mudukurikira kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, kuva ku ya mbere kugera kuri 30 cyangwa 31 cyangwa kuri 28 mu kwa kabiri, cyangwa umwaka wose ukarinda urangira. Nizere ko umeze neza, ndabakunda cyane. God bless you. Turasubira ku munsi w'ejo. Uyu munsi ikiganiro cy'uno munsi nanga tugisoreje.